nta kigeze kinyorohera. Wenda primary ho ababyeyi babigizemo uruhare. Umubyeyi nari mfite mukecuru. Ariko secondary nirwanyeho. Yego. Nirwanyeho kuva mu giturage ukomeza muri Kigali. Ngenda ntago zaba baye muri Kanombe ku kigo cya Efoteke barabizi. N'abandi twagiye tubana aho za Kimihurura. Ubu n'ubuzima bw'ishuri. Abo barabizi, ariko icyo nabonye ugendera ku Imana yakubwiye. Twagenderaga kuri misi ivuga ngo uzakomeza kwiga mwana wanjye. Yego. Twe tujya muri sense yo uko Imana ivuga kandi igakora. Wow. Icyo rero tukagikurikirana tukagendana nacyo mu bushobozi buke budakunda no kubaho ari ibindi kubona ubuzima bw'ibanze ari ikibazo kabifatanya no gushaka ikayi kabifatanya no gushaka ikaramu kumva n'ibintu bitazakunda na fizi ibyo byose ukabona n'ibintu bitazagukundira. Ariko Imana igenda ibishyira mu mujyo wabyo nkuko bivuze. Yego. Birakunda. Mu nzira zigoye ni nazo zivamo igisubizo. Nuko twize mu nzira zigoranye. Hari n'igihe njya mbwira abantu gutanga ubuhamya. No gusigasira urwo rukundo. Bigukomerera gute se? Mu Kinyarwanda bajya bavuga ko urugo ari ishuri. Umuntu ntimwabyirukanye kandi n'uwo mwabyirukanye n'burya nawe mugirana conflict. Zimwe bajya bavuga ko ngo zibana ariko zidakomanya amahembe byo ntibibure. Ntago biba ari perfect cyangwa ari claire uvuga ati biri claire rwose. Ubwo basenga biri claire abakore bajya byibeshyaho cyangwa n'abasenga bati ubwo dusenga twese ntago rwose tuzagera aho tugongana muragongana ahubwo cyane kuko Satani avuga ati reka tubikore turebe noneho ko bitashwanyagurika n'ibi by'abarokore basenga. Yego. Ariko mu myaka isaga 15 maranye n'uwo twashakanye nabibonyemo support from heaven. Yego. Iyo support iva mu ijuru. Yes, twagarutse nanone bakunzi ba Eagle TV muraho. Turabasuhuje mu mpande zose murimo bari mu Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe aba diaspora aho muri hose yambo. Uyu munsi rero twagarutse ndi kumwe na Tuyitakire. Abenshi bamuzi nka pasteri, abenshi mufite ubundi buryo mumuzimo. Uyu munsi rero nagize ntya ndavuga nti reka musokane. Reka musokane hano rwose kuri Integrated Barista Training Center no Kimironko dusangire ku gakawa. Pastor waruheruka gakawa se? Agakofi ubundi nicyo kinyobwa cyanjye. Nibyo njya mbabwira ni mujye ongereje. Nibyo njya mbabwira ngo mujye mwirinda cyane kujya kunywa ibindi bintu biraho. Uyoboke kakawa k'i Rwanda. Kawa y'u Rwanda kandi ahantu heza nahakunze watsara. Aro hazi se? Ntabwo nari mpazi kweli. Kandi ndahatambuka ntitari ko sinarizi ko habaye ikawa y'u Rwanda nk'ingiyi. Agakofi k'i Rwanda ni keza cyane. Yego. Nishimye cyane kandi nagushimiye nk'umuntu. Inshuti cyane. Inshuti nyibonera ahangaha. Cyane. Rero ndagira ngo wibwira abakunzi bacu ngira ngo baherutse kukubona. Uyu munsi rero twagarukanye nagira ngo nanone wongere ubibwire unabasuhuze. Arabagiye batwandikira umupastor wihanishije Nzovu umupastor aza kubigarukaho sinzi byibuka ibintu twakoze ubushize. Ibwira abakunzi bacu. Murakoze nkuko wabivuze nitwa Tuyitakire Gadi. Abandi banzi nka pasa. Abandi banzi mu yindi mirimo itandukanye. Nishimiye rero kongera guhura n'inshuti n'abavandimwe ukuri channel yacu. Kandi rwose bahaye yambo. Yego. Ariko atari ya yindi nk'imwe ya Rukara babishingwe. Yasohozwa na Rugigana. Ni yambo nziza. Hanyuma rero Gadi abantu ku kiganiro twakoze ubushize
baratubajije bati se uyu mugabo mu by'ukuri yari afite misiyo yo kwihanisha Gitafu na Nzovu cyangwa yagiraga bicare hagati ab'umusitari kugira ngo usobanurire abantu kuko bakubonye nyine baduha comment baravuga tuzakubaza niyo mpamvu uyu munsi twagize ngo tukuzane tuganire nawe noneho utubwire wari ugamije iki, ese misiyo wari ufite wayigezeho, byagenze bite, wabibonye gute, nizi mbogamizi wahuye nazo, tubwire mbese muri make uko byari bimeze. Urakoze. Misiyo ya mbere niyo kubwira abantu ubutumwa bwiza. Iyo niyo misiyo kuba Kristo bose, ntago ari kuba paseri gusa, kuba Kristo bose bafite iyo misiyo guhindurira abantu benshi kuri Kristo. Yego. Iyo rero niyo ya mbere. Kandi ndabihamya ko yagezweho, iracyakomeza kuba urugendo ariko yagezweho. Ibyo kuba umusitari ntabwo tubera umusitari kuri kamera cyangwa kuri microphone kuko tuyibamo cyangwa twanabibayemo na mbere y'abo ngabo uvuga twaba twicarana nabo n'abandi dushobora kuzicarana nabo. Ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ubwo nabo ndetse kuri kamera ubwo microphone navuze ati nawe umusitari ntago ariko biri. Kandi buri umusitari wa mbere tujye tuwemera ko ari Jesus. Yes. Wow. Yes. Niwe musitari. Inyenyeri muri kiraro bana yose. Agakofi rero nikagusinze umeze nk'uwasinze sinzi kandi meze nk'uwasinze kandi ari kofi mbona oya kuko ngiye morale ndayihorana. Morale ndayihorana kabisa. Ni kofi cyangwa na amavuta ya Jesus ataza kugira ngo ni yantuza amavuta ya kofi. Amavuta ya kofi ni ari kukuzamura cyangwa na ya Jesus? Na ya Jesus afatanije na kofi ariko uvuga ngo kofi irantera imbaraga z'umubiri none nkagira n'imbaraga z'umwuka wa nibyo habo nazufite insengero baba bazifungiye abapasitoro mwese mwigira mu byayo. Abasaza tuzura umwuka wa gikuru n'ubusanzwe n'ubundi ntabwo tuba tumeze nk'abasore b'imiguruka ariko usanga imbaraga ziba ari inkekwe zaka nta kibazo ntacyo bitwaye rwose. None se bwira mu by'ukuri koko abantu wasengeye barakijijwe tuhe feedback flow up cyangwa ntayo yigeze ukora ni kwa kundura no ntabwo tujugunye gutya karangirira aho ngaho inzoka uko zigira zijugunye zigenda nizo zibyara abana inzoka ubundi n'ukwirwariza magi atituraze ibirwanaho nyine byakaba amahuri cyangwa bikagenda gute. Hanyuma person nko guciye mu ijambo hari segment dushaka kujya tugira yo kuba twakumva testimony y'umuntu cyangwa se ubuhamya kuba inzira yanyuzemo mu buzima bwe, niba hari icyo yasangiza abadukurikiye kuko akenshi abantu bakurikira ibiganiro dukora hari ababikora by showbiz ariko nanone bifite inyigisho byakuramo ikintu wavuga kimwe kigahindura ubuzima bw'abantu 10 kubera ko bacyumvise. Ndagira ngo rero tugiye gutangira dutya n'ubuhe buzima bwawe bw'ishuri utangiye gute, wize mu buhe buzima ugeze usoza, ndaza guhita nkubaza kandi cyangwa nkandagira bitabo nayo ni umuntu ariko nisi nako turi kwiga nta muntu ndumva wize mu buryo bumworoheye ariko ku giti cyanjye nivuze byarangoye kuva primary gukomeza na secondary mu mashuri yisumbuye nta kigeze kinyorohera. Wenda primary ho ababyeyi babigizemo uruhare, umubyeyi nari mfite mukecuru, ariko secondary nirwanyeho. Yego. Nirwanyeho kuva mu giturage gukomeza muri Kigali, ngenda ntago zabaye muri Kanombe ku kigo cya Efoteke barabizi, n'abandi twagiye tubana aho za Kimihurura, ubu n'ubuzima bw'ishuri abo barabizi. Ariko icyo nabonye ugendera ku Imana yakubwiye. Twagenderaga kuri misiyo ivuga ngo uzakomeza kwiga mwana wanjye. Yego. Twe tujya muri sense yo uko Imana ivuga kandi igakora. Wow.
icyo rero tukagikurikirana tukagendana nacyo mu bushobozi buke budakunda no kubaho ari ibindi, kubona ubuzima bw'ibanze ari ikibazo, kabifatanya no gushaka ikayi, kabifatanya no gushaka ikaramu, kumva ni ibintu bitazakunda na fizi, ibyo byose ukabona ni ibintu bitazagukundira, ariko Imana igenda ibishyira mu mujyo wabyo nk'uko yabivuze, birakunda. Mu nzira zigoye ni nazo zivamo igisubizo, nuko twize mu nzira zigoranye. Hari n'igihe njya mbwira abantu gutanga ubuhamya, hari igihe byubaka abandi, ariko uburyo bivugamo approach, uburyo bya approachinga n'igihe ubivugiyemo, ikintu abantu ntabwo bajyamye kugitandukanya. Ubuhamya bwubaka abandi ryari cyangwa undi nkawe ryari ubucamo, ni mu gihe wabanje gusenga ukabusengera no kubaza Imana ko ubivugamo, uburyo ubivugamo, ko hari igihe ubuvugamo mu buryo buza gutuma butamwubaka, ahubwo bukaba bwamutusha cyangwa se bigatuma abicumuriramo aca imanza. Ariko hari ikintu cyiza gikunze kuba mu barokore, gutanga ubuhamya, ariko ntabwo ari bo bakisangije gusa, burya no mu rukiko habamo gutanga ubuhamya. Rero hari aho bitandukanira. Mu rokore ni ubuzima bwahise yanyuzemo, mu rukiko ni ku cyuzi kuri mugenzi wawe wenda uri gushinjwa cyangwa uregwa, niho bitandukanira ubwo buhamya. Rero ubuzima busanzwe bw'ishuri bwanjye nubwo, kandi buracyarimo n'urundi rugendo, ntabwo ndagera ku rwego rwaho mvuga ngo narahagaze, ndacyafite urwo rugendo rwo gukomeza, kandi Imana nayo iracyakomeje kubimfashamo. Hanyuma duhe ishusho yawe y'urukundo. Tangira gukunda. Urukundo se ko rugira type C, ubwo n'urukundo mbaza ruye rwo gukunda abantu, kuva watangira gukunda abakobwa ubatereta kugeza ushatse, ni nuwe ubuzima bwawe bw'urukundo nyine kuri type yo abakobwa n'umuhungu? Yego, yageze ngo n'urukundo atubwiza mvuga ibyiza gusa, uvuge n'ibyo wahuriyemo nabyo. Oya, ntabwo byamvuniye, ntabwo bimvuna, kandi nigeze no kubigukomorezaho, nigeze no kubikubwira na mbere. Umuntu usenga ibyo byose biza mu nzira zigoye zivunanye, niyo mpamvu agomba kumera nkaho atari ikintu kimugoyeho. No mu rukundo rero ntabwo rwangoye mu buryo bwo kurambagiza, ahubwo rwangoye mu buryo bwo kurusigasira ngo rukomere. Icyo kintu mvuze sinzi niba ucyumva. Uburyo bwo kurambagiza ntibyangoye, kuko Imana yabijemo biroroha, ahubwo icyankomereye n'ubu kikinkomerera nkomeza gusengera ni ugusigasira urwo rukundo. Bigukomerera gute? Mu Kinyarwanda bajya bavuga ko urugo ari ishuri. Umuntu ntimwabyirukanye, kandi n'uwo mwabyirukanye burya nawe mugirana conflict. Zimwe bajya bavuga ko ngo zibana ariko zidakomanya amahembe, ibyo ntibibure. Ntabwo biba ari perfect cyangwa ari claire, uvuga ati biri claire rwose, ubwo basenga biri claire. Abarokore bajya babyibeshyaho, cyangwa n'abasenga bati ubwo dusenga twese ntabwo rwose tuzagera aho tugongana. Muragongana ahubwo cyane, kuko Satani avuga ati reka tubikore turebe noneho ko bitashwanyagurika n'ibi by'abarokore basenga. Ariko mu myaka isaga 15 maranye n'uwo twashakanye, nabibonyemo support from heaven. Iyo support iva mu ijuru niyo yatumye ngeze iki gihe. Ku mbaraga zanjye ntibyari gukunda, cyangwa se ku mbaraga zo twakundanye tukiri abajene, tukiri abakobwa. Izo rero nicyo kintu nasangiza n'abandi,
yaba abanduta mu rushako cyangwa n'abandi bashaka kurukora, wirinda kubaka wiyizeye ko uzabishobora utifashishije gusenga, biragushwanyagurikana. Ikindi n'uwibwira ko asenga akirinda kwirara ko bitazakunda ko yageragezwa cyangwa yaterwa hagati ye n'uwo bakundanye mu buto bwabo. baraterwa cyane kandi nabo bombarizwaho cyane ibitero bikomeye. Bagomba kurinda icyo kintu, bakaba amaso bakarinda icyo kintu, bakarinda ubuhamya, bakabana nabo bashatse bakazarinda basazanye. Hanyuma ni gute muri ko abantu benshi baribaza insengero zifunze, abapasiteri benshi babivuyemo, abakristo benshi baraguye, abantu benshi nyine habayemo challenge zitandukanye. Mwebwe nta ngaruka byaba byarigeze bibagiraho? Narabikubwiye n'ubushize, nka yacitse amabere mu gufungwa kw'isengero. No mu buzima busanzwe zitarafungwa bagwa bari bahari cyangwa bava mu byizerwa barabonekaga kandi akajya mu ngeso. Ariko hari ijambo abantu bajya birengagiza riri muri Bible rivuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntabwo azapfa burundu, ntabwo azarambarara. Ntabwo ari ikibazo cyo gusubira inyuma kw'abantu cyangwa gucika intege kw'abantu ngo biturutse ku gufungwa kw'amadini cyangwa amatorero. Mu gihe icyo kitaraba n'abapastori bajyaga bashobora kuva mu kizerwa bagacika intege, ubuzima busanzwe, imyizerere, bagacika intege cyane cyane, bikaca igikuba mu itorero. Ariko cyangwa gusubira inyuma kw'abapastori cyangwa n'abakristo, kiriya ntabwo gishingira kuko hafunzwe amatorero n'amadini. No mu mateka y'Abisirayeli bajyaga bagira ikintu cyitwa gusubira inyuma cyangwa gucika intege, ariko hakabaho ko Imana yongera ikabagarukaho nabo bakayigarukira. Biriya nuko abantu bataba basomye cyane ba Bible, ariko Bibiliya iravuga ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Nta gihe rero Imana yigeze yanga kugarukira umunyantege nke mu gihe yisubiyeho. Murakoze cyane. Okay, Pastor turabishimiye rero. Ubwo ubutaha tuzongera tuganire ku bindi bikurikira. Nari mfite ibibazo byinshi nakubaza, ariko mu gihe cy'umwanya wanyu reka tububahirize. Murakoze cyane. Dusoze tuzasubire. Murakoze cyane. Same. Mwakoze kudukurikirana, mwari kumwe na Eugene. Mugire ibihe byiza.